Abigishwa bagiye baza mu ijoro nyuma yo kwicwa kwa Mukasa bari kudembe, bakabwira padiri bati natwo bukera kaba kazatwica, tubatize ataratwica dupfe tubatije. Kizito nawe yagiyeyo, ariko padiri Ruruderi akabona akiri muto atashobora kwihanganira ibitotezo no kwemera gupfira ukwemera. Yabonaga akiri umwana bashobora kumutera ubwoba agahakana ukwemera kwe, nubwo yumvaga asobanukiwe n'ibyo ukwemera yaramaze igihe gito yiga. Kizito yagiye agaruka kuri misiyoni akinginga padiri ngo amubatize, ariko padiri akanga. Hari umunsi umwe yanze kuva kwa padiri, yaraje yinginga padiri ngo amubatize kuko yabonaga nawe kaba kashobora kumwica igihe icyo ari cyo cyose, ariko padiri agakomeza kunangira. Nibwo Kizito nawe yanze gutaha, yanga gusohoka mu nzu atamubatije. Biba ngombwa ko padiri hakoresha imbaraga, aramuterura amucisha mu idirishya. Bukeye nanone aragaruka, padiri Ruderi abonye umwana akomeza gusaba batisimu ashishikaye, amusezeranya kuzamubatiza nyuma y'ukwezi amaze kwitegura neza. Ariko mbere y'uko uko kwezi kugera, Kizito yari yamaze kwicwa azizwe ukwemera kwe. Icyakora igihe Kabaka Mwanga yaratangiye gufata abakristo ngo babice, iryo joro baraye bari bubajyane kwicwa Inamugongo, Karoli Rwanga yaramubatije nkuko umukristo wari we wese ashobora kubigenzereza umuntu wifuza kubatizwa ubona kagiye gupfa atabatije. Niyo batisimu Kizito yapfanye. Mu gitondo Kabaka ahamagaje abagaragu be bose akabwira abakristo kujya uruhande rumwe. Karoli Rwanga yafashe ya mbere afata Kizito ukuboko, barajyana bahamya ukwemera kwabo. Nuko rero Kabaka Mwanga ategeka ko abakristo bose bajya kubica babatwitse Inamugongo. Barababoha babajyana kubica. Padiri yumvise uko bimeze azinduka ajya ibwami kureba niba yatakambira Kabaka, ariko Kabaka ntiyamwakira kandi bamubwira ko yitonda kuko Mwanga yari yarakaye. Padiri Ruderi avuga ko yabonye bwa nyuma bamunyuraho baboshye, ariko wabonaga Kizito yishimye, akeye, adasa n'ugiye gupfa, ahubwo agenda yiganirira aseka, asa n'ugiye mu munsi mukuru. Kizito yakomeje kugira ubutwari n'ibyishimo ari no ku ngoyi, mu bubabare bukabije kugeza igihe babiciye. Yiciwe hamwe n'abandi babatwitse tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1886, hari ku munsi mukuru wa Ascension, batahana na Kristo mu ijuru. Mutagatifu Kizito Kiliziya yamugize umuvugizi w'abana bato bari hasi y'imyaka 15. Mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mwana muto waho Imana Bugande, Kizito. Mutagatifu Kizito ni wari muto mu batagatifu b'abamartiri b'i Bugande 22, yarafite imyaka 14 gusa. Mutagatifu Kizito yavukiye ahitwa Warureta hafi ya Oburenzi mu Buremezi. Se yitwaga Rukomera naho nyina akitwa Ngabira, ariko Kizito yakuriye mu rugo rw'uwitwa Nyika, wari umugaragu ukomeye cyane bwami. Uyu Nyika yari yaranywanye n'umuryango wa se wa Kizito buryo yamureze nk'umwana mu bana be. Uyu Nyika rero niwe wazanye Kizito guhereza ibwami kwa Kabaka. Kizito ageze mu mirimo kwa Kabaka, bamushinze gukora mu mbere kwa Kabaka. Kabaka yakundaga kumutuma kuzana amato ye igihe ashatse gusohoka. Niwe kandi wamujyaniraga ubutumwa hanze. Yari muto ariko azi ubwenge, yari azi imikino myinshi, cyane cyane nko koga, gukirana, kuririmba no gucuranga. Yari umwana mwiza uhora yishimye, uteye ubwuzu. Ibi rero byatumaga agirana ikibazo na Kabaka Mwanga kubera ingeso ye mbi yo kwifuza abana b'abahungu no gushaka kubakoresha icyaha cy'ubusambanyi. Yajyaga ashaka gukoresha Kizito icyaha cy'ubusambanyi, ariko agasanga Kizito ari umwana adashobora gukoresha ibintu nk'ibyo ngo amwemerere. Ibi rero bigatera isoni Kabaka, akamureka, dore ko Kizito yari n'umwana muto. Nubwo Kizito ari muto, yabonaga vuba icyaha n'ingeso mbi z'ibwami kuko yakundaga umuco mwiza w'ubumanzi. Yaje no gutangira kwigira kubatizwa hamwe n'abandi. Nubwo ibwami ariho yatangiriye kwigira kubatizwa, ashobora kuba yari yaramenya abakristo mbere kuko mu rugo kwa Nyika, nubwo Nyika ari umupagani, umuhungu we mukuru witwaga na Rubandwa niwe mugande wa mbere watangiye kwiga gatigisimu. Akaba ari mu bagande bane ba mbere babatijwe mu mwaka wa 1880. Uyu mukuru wa Kizito niwe wayoboye abigishwa Tanzania igihe abapadiri bari barahunze Kabaka Mutesa atangiye kubagirira nabi. Mu mwaka wa 1884 yohereje Musenyeri Livini Hake ku mwaro wa Mombasa, aza kugwa mu nzira hagaruka. Kizito rero yari yaramenya abakristo na mbere yo kuza guhereza kwa Kabaka, ku buryo ahageze ese yigana ishyaka inyigisho za gikirisitu. Akanyabonaga kose yajyaga kwiga. Nyuma yuko Kabaka yica Joseph Mukasa bari kudembe, umuyobozi w'abakristo ibwami, Kizito yahoraga asaba Padiri Ruderi ngo amubatize.
abigishwa bagiye baza mu ijoro nyuma y'ukwicwa kwa Yosefu Mukasa bari ku Dembe bakabwira padiri bati natwe aho bukera kaba kazatwica tubatize ataratwica dupfe tubatije. Kizito nawe yagiyeyo ariko padiri Ruderi akabona ari muto atashobora kwihanganira ibitotezo no kwemera gupfira ukwemera. Yabonaga akiri umwana bashobora kumutera ubwoba agahakana ukwemera kwe nubwo yumvaga asobanukiwe n'ibyo kwemera yaramaze igihe gito yiga. Kizito yagiye agaruka kuri misiyoni akinginga padiri ngo amubatize ariko padiri akanga. Hari umunsi umwe yanze kuva kwa padiri avuga ko adatata mubatije. Yaraje yinginga padiri ngo amubatize kuko yabonaga ko nawe kaba kashobora kumwica igihe cyari cyo cyose, ariko padiri agakomeza kunangira. Nibwo Kizito nawe yanze gutaha, yanga gusohoka mu nzu atamubatije. Biba ngombwa ko padiri akoresha imbaraga aramuterura amucisha mu idirishya. Bukeye nanone aragaruka. Padiri Ruderi abonye uwo mwana ukomeza gusaba batisimu ashishikaye amusezeranya kuzamubatiza nyuma y'ukwezi amaze kwitegura neza. Ariko mbere y'uko uko kwezi kugera Kizito yari yamaze kwicwa azizwe ukwemera kwe. Icyakora igihe Kabaka Mwanga yaratangiye gufata abakristo ngo babice, iryo joro baragiye bari bubajyane kubicirira mugongo. Karoli Rwanga yaramubatije kuko umukristo wari we wese ashobora kubigenzereza umuntu wifuza kubatizwa ubona akagiye gupfa atabatije. Niyo batisimu Kizito yapfanye. Mu gitondo Kabaka yahamagaje abagaragu be bose abwira abakristo kujya uruhande rumwe. Karoli Rwanga yafashe ya mbere afata Kizito ukuboko barajyana bahamye ukwemera kwabo. Nuko rero Kabaka Mwanga ategeka abakristo bose bajya kubicirira mugongo babatwitse, barababoha bajya kubica. Padiri yumvise uko bimeze azindukira ibwami kureba niba yatakambira Kabaka, ariko Kabaka ntiyamwakira kandi bamubwira ko yitonda kuko Mwanga yari yarakaye. Padiri Ruderi avuga ko yababonye bwa nyuma bamunyuraho baboshye, ariko abonaga Kizito yishimye akeye adasa n'ugiye gupfa, ubwo agenda yiganirira aseka asa n'ugiye mu munsi mukuru. Iwabo wa Kizito ntako batagize ngo babe bamukiza, naho Nyika wamureraga we yari yarakutse umutima kuko Kabaka yaramaze kumunyaga inshuro ebyiri zose, bigatuma atinya guhinguka mu maso ya Kabaka. Mukajyanga wari ushinzwe kubica nawe ntacyo yari kumumarira kuko nawe umwana we Mbagatuzinde Kabaka yari yaramwemereye ko aramutse yemeye kureka ubukristo yamubabarira ntiyicwe, ariko Mbagatuzinde aranga aranangira. Kizito nawe akaba yari yarabwiye iwabo ko kumusaba guhakana ubukristo byo bidashoboka. Kizito yakomeje kugira ubutwari n'ibyishimo ari no kungoyi mu babare bukabije kugeza igihe babiciye. Yiciwe hamwe n'abandi babatwitse hari ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatandatu 1886, hari ku munsi mukuru wa Sesiyo batana na Kristo mu ijuru. Ise wa Kizito yakomeje gutekereza ukuntu umwana we yakunze Kristo kugera aho yemera kumupfira. Umunsi umwe abaza umwana we nawe wari umukristo witwaga Mikaeli Suboga idini Kizito yapfiriye. Undi amusubiza ko ari Gatolika, nuko asaba umuryango we wose kuba abakristo Gatolika. Nawe ubwe yarize arabatizwa aho umukristo ntangarugero. Yabaye umukateshiste yigisha abantu bose bo ku musozi w'iwabo. Iwe hari hameze nko kuri misiyoni, abantu barakoraniraga akabigisha akabaterera ishapure bagasenga. Mutagatifu Kizito Kiliziya yamugize umuvugizi w'abana bato bari munsi y'imyaka 15. Mutagatifu Kizito udusabire. Bakoze cyane kubana natwe no kudukurikira. Iki kiganiro numva kigushimishije ugisangiza abandi.